What's up nongere mbasuhuze nanone mwe mwese mukunda Iwacu Media. Turagarutse iyi ngiyi ni the trends rero ni ibintu bari kugenda bivugwa cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze. Ni ikiganiro tugenda dukora bitewe n'inkuru zikunzwe. Kuri uno munsi tuje n'inkuru itangaje, inkuru itakekwaga ko yashobora kuba yabaho ariko magingo yabyabayeho. Baba warakunze Dream Boys, baba warakunze Platini, menya byinshi kuri Platini. Kuri uno munsi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 nibwo agize gutya abavuye mu cyiciro cy'abasore ajya mu cyiciro cy'abagabo. Ibi ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane, benshi babipostinze, abandi banga kubyemera, dore ko Platini byari bizwi ko nta mukunzi afite, ariko iyo yakoze ubukwe byatunguranye cyane. Ni inkuru twakwiye ku bitangazamakuru bitandukanye, hari nk'abagiye bandika ngo umurenge wa Remera, umujyi wa Kigali, uwitwa Platini nemeye n'uwitwa Olivia Ingabire basezeranye imbere y'amategeko. Ni inkuru zagiye zandikwa ku bitangazamakuru bitandukanye, gusa icyo twibandaho ni kimwe. Uyu Platini nemeye twamenye cyane mu rukundo n'abakobwa batandukanye, harimo n'uwita Diane, bari bazi ko bazanabana dore ko banakundanye igihe kirekire cyane. Bije kurangira asezeranye n'uyu nguyu Olivia. Ibi ngibi bishobora kuba byatewe n'inshuti ze, dore ko witwa Butera Knowless, Tom Close ndetse na Clement aribo bagendaga bamuvugaho cyane bamubwira bati turakurambiwe, akaba ashobora kuba rero nyuma bagize agahita akora ubukwe. Amafoto nk'uko bigaragaza uyu Olivia ntabwo ari umuntu wari uzwi cyane, gusa magingo aya ngaya abantu benshi bamaze kumumenya biturutse kuri no muri uko yamaze gukora ubukwe n'uwitwa nemeye Platini, uyu nguyu waririmbaga mu itsinda rya Dream Boys. Uno mukobwa rero akaba ari umwe mu bakobwa nivugira ko yakundanaga n'uwitwa Platini, ariko bagakundana mu buryo bw'ibanga. Dusoza ikindi twavuga kuri no nkuru ya nemeye Platini ni uko uyu nemeye Platini benshi mu nshuti ze ndetse n'abavandimwe ntabwo babana muri Kina Music bamaze yari kumupostinga babwira ati congratulations musore, ibintu ukoze ni byiza cyane. Ikindi kandi nuko nubwo yakoze ubukwe yari afite abantu benshi bagiye bakundana, harimo n'umukobwa witwa Diane bahamara igihe kinini, nawe nitegereje icyo ari buze kwivugaho. Hanyuma komeze kubashimira mwebwe mwese mukomeje gukora subscribe kuri Iwacu Media, like, share and comment, and I can tell you that you have to keep on doing that. I do like it very well. Hanyuma uko bisanzwe terekera aho naho ubutaha tuzongere guhura hano kuri Iwacu Media n'inkuru nk'izi ngizi. Ciao.